ibi twasabiye ntabwo ariko bizaduhekera. Imana nihibazwe cyane, Imana izabikura amenyo, yongera ibikure, isubiremo ibikure. Imana ikomeza guhimbazwa, ibikure mu kazi, ibikure mu nevastikot, ibikure mu bana bacu, ibakura amenyo mu izina rya Kristo Yesu. Imana izabikura amenyo mu myambaro, izabikura amenyo muri karitsiye. Iyo papa Imana ihibazwe cyane, izabikura amenyo bimwe bitwikira ubukwe. Imana nihibazwe cyane, abakobwa bacu bashyingirwa, abahungu bacu babone Imana ihibazwe, babone impano. Imana izabikura bakaza kwisurishwa mu gitondo, bavuga ati mwaramutse kwa ntuza, turamutseho nawe, bagasanga ko biduhagaze twemye. Imana nikomeze guhimbazwa, Imana ikorege aho hafi. Imana tuzayivuga byose ni hahandi, nitutayivuga ntawe uzayituvugira, niba nayivuga bazayivuga nabi. Mama niba ari kuzagusubiza umugabo kuri mikrofone kugira ngo intenya ntizari zacu kwashe Imana yokabyarika hepfo. Nta jambo yavuze Imana ngo riherehe ikindi kimeneke uzaba warazanye ubunzi neza konfirmation tuzitaho. Imana rikomeze gushimira ikintu Mariya turakizi. Hanyuma se uyu munezero urabona twanyweye igikwangari, twanyweye mu kubita umwici, twanyweye umuntu urinde, twanyweye kanyanga byahehe. Imana nishimye uyu munezero wawugura hese. Hanyuma Rwanda Revenue iramutse ubiterenze kanze kubasoresha shinge ubusoresha ku mahoro dufite muri Yesu. Nakwemera nkajya nitwereza kwa perezida, ba perezida bagira amafaranga. Okay, Imana rikomeze guhimbazwa. President nkwerera hanyuma atantwarira amahoro yanjye. Akizi Imana nihimbazwe cyane, twicara bari kuzahatwicaza. Ubuzima ni Yesu tubukesha. Imana nihimbazwe cyane kuba twarashatse tukabyara. Iwe Ebonia saso bibia akukuria samevo beposti kabe dostipra edoniasa emegina skofe dominia sando edo bepato kuzamuri tubariro kabyara. Imana nihi uyiniyaswe arikama ariko hariya bavandimwe umugabo Mana ndakwemera ariko arawiyo barokora. Imana ishimwe twashimira Imana yacu ni yacu kuwa mbere, ni yacu kuwa kabiri, ni yacu kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu ni yacu. Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Batunganiza neza mu maso y'abanzi biremeye. Okay, dusome ijambo ry'Imana Daniel igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 5. Daniel igice cya 6 umurongo wa 5. Hanyuma twumve ijambo ry'Imana tubwire. Imana ihimbazwe. Ndimo ndagenda mpaye fashwa suzugura inkenya zigira ngo zituze zitware gakeya zisubye nta mbohe y'umuki ituma batwite izatuma banabyara. Yaremye ibijana n'icyo bizakacanga ibiciro ku isoko n'ibizamuka. Yesu nawe azatuzamura mu ntera twese. Haleluya. Okay, hanyuma shira impumu, shira igihunga, wigira ubwoba. Yesu aracyari ku ngoma kandi yaranesheje. 6:5 haravuga ngo abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa ntabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro. Nimwakereze ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Hari dezo ego station pe. Hari ibintu turi kuvuga ariko twavuga uko byagenda kose. Imana yacu ni yacu, ni yacu kuwa mbere, ni yacu kuwa kabiri. Haleluya. Twese haleluya. Imana ishimwe.
Komana we Sopiano Egoya Sapape Patif Topini Mango de Zope Ege Pia Sositi ni Mango Numivo Ebone Kote Sapi Nepini Yasa Egope Doya Sasope Nivo Arauya Barokona Imani Sim Presimelas Imani yatu ni yatu kwa mbele ni yatu kwa kabili ni yatu kwa gatatu kwa kano kwa gatano kwa gatatu ni yatu Imani hipazwa tunasimira Yesu wakadwa ntabyo Rwanda ukinga imiryango se n'amadirisha agasiga gakositara azacisha mugozi wa serumo ukabwirwa ntuburare ukagira umwe n'umwikaguye inshuti zamutiza Imana nihibazwa cyane twasimira Yesu bohereza ibitega bakohereza amahembe Yesu atatubaringa n'umukingira kubabarira ariko haleluya Mureke tumuvuge byose ni hahandi tutavuga ntawe uzamutuvugira niba namuvuga bazamuvuga nabi uyu mugabo icyo tumariya turakizi Imana nihibazwe cyane uyu mugabo tugaburira uyu mugabo twambika uyu mugabo duha agasura uyu mugabo duha agaciro Imana nihibazwe uyu mugabo tumenyera inkweto akatumenyera imyambaro akatumenyera kuryama akadukangura igihe kigeze Imana isimu mureke tumuvuge Fata musigare cyo wicaranye umubwira ngo nubwo twatekeye mu ikorusi bakanga guhagarara nitugera muri gare bazatwinginga Tumushimira Yesu tuzamushimira kuwa mbere tumushimira kuwa kabiri icyatumarira turakizi Imana nihimbazwe uyu mugabo yubakirwa uyu mugabo atanga ubuzima uyu mugabo aturinda aborozi bakohereza ibikwajina ibitega n'amahembe na za nyabingi akadukubitira imbwa akadukubitira ibwembe ibikosi n'ibikasiro imyatsi n'akarande abahozi bakaroga bagasanga itubereye maso yakara Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana nihimbazwe cyane tugiye kubera yasayego Imana itasi gufashwa gatera Patrick Dezo Ege ndashimana itanga ibyo bikeya igatanga gufashwa bizabura byose n'ingatumira icyambere ntigibeshaho ya icyakabiri gira imbabazi icyagatatu ijambo y'ikugirwayo ikurikirana imyaka ibihumbi Inosa ndamukunda n'Imana muzurira bese kandi nta buryarya bw'abantu b'iki gihe gatera Patrick ubwo ndagukunda mba ngukunda biri mu mutima ariko ko nta ryarya izajya mu ijuru ntayo oya ntayo kandi kubona tuba twigira yangaya tuba turwana kugira tuzabone ubugingo kurujya munsi imodoka bizarangira kubaka amazu ahenze bizarangira gutunga abagore n'abagabo bizarangira kubyara abakibwana bakibwetera bizarangira Imana ituganze cyane ariko hari umunsi Yesu azahagarara ku bicu tuzayumva Imana ihibazwe cyane ariko hari uyo barakora reka tumuvuge ikigimye kimeneke uba barazajya mu bunzi niweza konfukasiyo tuzitaba tuvuge ngo icyatumariye turakizi Imana nihibazwe cyane twicara bari kuzahatwicaza ubu buzima ni Yesu tubukesha Imana nihibazwe cyane kuba twarashatse tukabyara niwe Erboniya Saso Bibia Apikuria Samevo Beposti Kaben
Mana ndakwemera tutaza kurara ku rusengero kandi umunsi ntabwo ari amasengesho yo kurara. Imana ishimwe, haleluya. Iri jambo dusomye ndashimira Imana yampamagaye itarangiye kavukire, impamagaye itarangiye kuri Onize, impamagaye itarangiye kuri Taye. Imana ikomeze guhimbazwa. Ndashimira Imana itara nk'uko abantu bareba iduturanye mu gihe runaka ikatuma muzababaye hisa so again ziva past zagendera muri mwebwe nzababera Imana mu mbere bwoko nzabagira uko ntabwo nzabagira umurizo. Imana ikomeze guhimbazwa bakadedevasika bakadutega iminsi ariko Yesu akatubera amaso. Imana nishimwe cyane. Ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivuga nabi bayibeshye nibarekera yiti tumariye turakizi. Imana nihimbazwe cyane, niyo tumye duhagaze aha ngaha, niyo yaduhaye mikorofone. Imana ikomeze guhimbazwa. Praise haleluya. Haleluya. Imwe zirageze n'iminota 8 reka rekera. Haleluya. Narifashijwe nawe wakwica gahunda. Hanyuma Imana ikomeze guhimbazwa. Ntabwo tuzasaba nyamunsi umunamuko yagahamagara niyo kwizera no kubikora bikora. Imana yishimye cyane. Hanyuma n'ikimenyetso twatangiye umwaka 2022 Satani bwate uzabihwanyirizamo mu kwa mbere Yesu abana natwe, mu kwa kabiri aduhagarikira, mu kwa Imana ihimbaza, mu kwa gatatu dushyira inkono ku ziko, mu kwa kane ababyara barabyara, mu kwa gatanu hoka abana bakomeza bajya ku ishuri. Imana ikomeze guhimbazwa. Hanyuma mu kwa gatandatu ntibadusohora mu nzu. Hanyuma mu kwa karindwi Imana igendana natwe yatubwiza tubera Imana tuyibere ubwoko. Uyu munsi tuba tubashima Imana. Imana ikomeze guhimbazwa tuyikomere mu cyo kabyaga gaheka. Ingoma ni Yesu.
Imana ibahirikire mu izina rya Yesu. Nishaka ni ukwezi kumwe cyangwa iminsi cyangwa ibyumweru tujya kubwira Imana ibihirike. Ngenda kubafasha. Ayiwe Mana bihirike, Mana bihirike, Mana bihirike, Yesu bihirike, Mana bihirike, yewe bihirike, yewe kubabyeyi, Mana bihirike, Mana bihirike, Mana bihirike, Mana bihirike, Mana bihirike, Mana bihirike, abangayibone, imbaraga z'ubuzima, abazimu bose, Mana bihirike, igihe nikuzimu, Mana bihirike, twese haleluya, Imana ihimbaza. Hanyuma muzakata mushimira kandi dezope hayisipo eno eda Mepewe tisa nepe Tiwedana sote Nepe Pegonia sope Sogene mungano Tonzano pepa Sogene yatro Pimando stiku Ribepo empra Sosope nima Hindigo yasto empras Amina. Hanyuma Imana ibahumugisha. Ijambo dusomye n'uwitwa Daniel, hanyuma yabaga mu gihugu cy'umugabo witwa Dariyo. Hanyuma ngo birangize Daniel yakundwaga n'Imana ku rwego ukuntu ngo birangize yakoraga imirimo ye myiza akayikora akiranuka. Ngo birangize hanyuma ishyari ryaje kera ntabwo ryaje ubu ngubu. Hanyuma abagenzi bamugirira ishyari kuko Daniel yamukundaga ku rwego yavuga ngo aritegura no kuzamugaburira no kuzamwegurira igihugu. Ngo birangize barabyumva ngo bamara kubyumva ngo ni gute hanyuma ngo Daniel yadutwara igihugu hanyuma ari twebwe bene igihugu atari nakavuki. Imana itareba uko abantu bareba. Ngo birangize bagate rero dushakisha uburyo bwose twamugira nabi tukamwikiza. Hanyuma icyari ryaje kera utajya ngo ryaje ubu ngubu hasiga Imana yokabyara gahita tubwire ngo amen. Ngo birangize baravuga ngo none twamukura hehe? Icyambere mu mafuti ntabamo mu bicumuro ntabamo hanyuma icya gatatu ni inyangamugayo icya kane ibintu byose bikora kuri gahunda avuga make agasenga menshi agakiranuka cyane. None tuzamukura he? Umwe batereka mubwire ati nasuzumye hano tuzamukura ati kagira inkuru ati nta handi twamutegera uretse ku mategeko y'Imana yasenga. Bakagira inkuru bati tuzamugenda gute? Bati muri hari abantu bicara bakatugira mbese bakadukorera inama wabisobanya tukabisobanya ukuntu ariko kumbi Bibiliya yaratubwiye ngo bazaterana ariko ntabwo izaba bateranije cyangwa bizatumenyera amakuru Imana ihimbazwe cyane kuko Imana iturebera aho tutareba icyo gikurira twizamura icyubahiro Imana ishimwe. Ngo birangize bateranya iyo nama biga uburyo bazamugirira nabi bate tuzagenda dusange Dariyo tuti mwami Nyagasani tuti rero dusinye ukuntu watuyoboye neza umva amayeri y'abadayimoni dusanze mu minsi 30 utazagikira saa mu izina ryawe bazasoza shikari iminsi ngo yite bamutama Dariyo ni icyubahiro babaho bashaka kumu abati ntacyo bitwaye ati okay. Ngo birangize ati kandi hanyuma ubirite twandika n'umumara kwandika udusinyire hanyuma itegeko ry'abamedi n'abaperesi ritajya rikuka. Ndashima Imana yo kabyara gahita badayimoni basinye ibyago Imana isinye ubuzima twese haleluya. Badayimoni basinye inzara Imana isinye ibiryo ariko bayikomeye amashyi wakabyara gahita Imana isinye Ce n'est pas sto egahidi riva mu ndestas base abadayimoni basinye ibyago Imana ivuga iti jyewe ndi Uwiteka nijye nyiri inama no kumenya gutungana nzabakubitira imbwa n'imbwebwe bakubitira imikosi n'imikasi birukana inyatsi n'akara dukina ingwano kuzirikwa tugashyirwa ku mugongo ariko haleluya barokora Imana ishimwe basinye urwango Imana isinye urukundo basinye kwambara ubusa Imana isinye kwambara Imana imbaswe Imana desople pastiko Imana fostasika Imana stopenda aika yoi aisobe neva festa sonigi ya sosi basinye imyako Imana isinye imigisha Imana imbaswe basinye gupfusha Imana isinya kubyara tugaheka tugashyirwa ku rugo yewe datawe
kandi cyapese dutahe sobe bafotike basinya guhuma Imana isinya kureba Imana isinda Imana ashimwe Imana kabyaragaika Imana ndashimira Imana tatwagike rubanda kingi bijya gusana amadirishya gasigaga posta zacisha umugozi wa serum igamagara barebare n'amagufi igamagara byushye n'abanutse nka Gatera Patrick Imana ikomeze guhimbazwa Imana ihimbazwa ndashimira Imana itarabona ku butoni Imana ikomeze guhimbazwa Imana ikakugira diakoni nanjye kangira umuvuga butumwa nanjye ndi umudiyakoni Mana utareba uburanga nturebe igihagararo nturebe umuntu w'umukanda ajya gukorera Haleluya. Hanyuma bagira usanga dai batikagira Imana nyagasani unatinda kumva neza bakati twasanze mu minsi 30 utazigikina sa mu izina rya bitewe n'ukuntu batuyoboye neza hanyuma bazasozesha intari minsi ngo yiteho mutaho Daniel yari cyubahiro bayeho bamuha ati ntacyo bitwaye ngo birangiza hanyuma ngo Daniel amenya makuru ngo barandika barasinya ngo basinye hanyuma ngo birangiza Daniel amenya makuru aravuga ati nuko kose ngiye kuyisenga ikiginde kimeneke uzaba warazange ubunzi neza confirmation tuzitaho Imana rikomeze gushimira ikintu Mariya turakizi hanyuma se uyu munezero urabona twamweye igikwangari twamweye mukubita umwice twamweye umuntu urinde twamweye kanyanga byahehe Imana nishimye uyu munezero wawugura hese hanyuma Rwanda Revenue iramutse ubiterenze kanze kubasoresha shinge ubusoresha ku mahoro dufite muri Yesu nakwemera nkajye nitwereza kwa perezida bagira amafaranga okay Imana rikomeze guhimbazwa hanyuma president nkwerera hanyuma atantwarira amahoro yanjye Imana rikomeze guhimbazwa kandi shingiye ku bucuti dufitanye n'abantu babinaha ngaha namwe mwanhwerera hanyuma kugira ngo bantwarire amahoro yanjye mwanhwerera nkayishyura n'ukuri ko Imana rikomeze guhimbazwa twese haleluya Yesu yaguhaye ukicara mu Yesu utanga akazi akagaha n'umukecuru amenyo yarashize mu kanwa avuga isosa akavuga ifofi yavuga shara akavuga feri Yesu agahita amuha akazi akabati mwana wanjye uko mbere nkora mutima ukaboko koha nanjye nzatayiga nyinshi zipfa ku bwawe Imana nihimbazwe cyane abatuye abantu ba mukecuru na ba muzehe Imana ikatureba nk'inkumi n'abasore muri Kristo Yesu atipangira ku cyubahiro Imana ikomeze guhimbazwa Agaciro k'Imana kanwa twayiranguye Imana ihimbazwe turashima Yesu waturanguye aturangura mu mazi abatuvuga nabi nibatwihorere icyo Yesu atumariye turakizi Imana nikomeze guhimbazwa yaduhamagaye ntari tuzaduhamagara aduha ubuzima ntari kuzaduha ubuzima Imana ishimwe cyane urororo nubwo dufite ibiro bikeya ariko dutunze Yesu munini muri twebwe bagendera muri twebwe ku manywa n'ijoro Imana nikomeze guhimbazwa bakajya muri Tanzania no muri Kenya niyo ngiyo bagashaka ibikwazina byabo bagasanga iri muri twebwe ikibitubwira imirimo yose igenda ikora
uzagenda ubisimbuka mbese ikajya iduteranya izo ndirimbo bakategereza ko baza gutanga itangazo ngo kwa runaka rwahuriyemo bagasanga ko bitubyutse dutambuka. Imana ihimazwe cyane. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu ni amahirwe we. Yego sirikiraho nawe Yesu mwe muzirikiraho ngaho bakabona turatambutse. Imana ishimwe. Bakaza kwisurishwa mu gitondo bavuga ati mwaramutse kwa ntuza tuturamutseho nawe bagasanga ko biduhagaze twemye. Imana nikomeze guhimbaza Imana ikorege aho hafi. Imana tuzayivuga byose ni hahandi nitutayivuga ntawe uzayituvugira. Niba nayivuga bazayivuga nabi. Mama niba ari kuzagusubiza umugabo kuri mikrofone kugira ngo intenya ntizari zacu kwasi Imana yo kabyarika hepfo. Nta jambo yavuze Imana ngo riherehe Yesu we. Haleluya. Nta jambo yavuze Imana ngo riherehe Yesu we. Ayiwe yari yarabitubwiye ayi kuzatugirira neza ayi urabe wumva Mana anda yanjye urabe wumva Mana ingingo byanjye urabe wumva Mana. Imana iri mu kazi, 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 Imana iri mu kazi. Mumvugira ngo Imana, mumvugira ngo Imana, mumvugira ngo Imana. Twese haleluya. Nuko turashoje Imana ibampemisha mu izina rya Yesu. Hanyuma byarangiye, hanyuma umwami banditse arasinya. Hanyuma ngo birenze Daniel asenga 3 ku munsi. Ngo birenze bakurikizaho ingenza basanga Daniel yohana yataka bajya ku mwami bati none se hanyuma ryategeko nkuru ryibuka Daniel ati ndaryibuka ati twagenze dusanga Daniel ntabwo abyitayeho. Ngo birangiza aramuhamagaza amubwira ijambo ryiza ry'ubuhanuzi aravuga ngo kuri kose Imana usengera kurindi. Hanyuma Daniel aravuga ati n'ukwitandira ntacyo bitwaye ku mutima ati hanyuma n'izindi ry'umubiri ariko ubugingo buzabona Imana. Ngo birangiza hanyuma mu gihe bagombaga kuyimujugunya muri hanyuma ngo Imana yohereza marayika ngo babaze 3 izo ngari bana 3 hanyuma ko kwizurya cyihuta kurenza isi yagenda nibwira marayika noneho ati nyakugende ubwire zira ntati amerwe yanyu mwe muyibuhe gatoya muyakure mu bwoba muyakuremo nta bintu byinshi ibi twasabiye ntabwo ariko bizaduhekera. Imana nihibazwe cyane. Imana izabikura amenyo yongera ibikure isubiremo ibikure. Imana ikomeza guhimbazwa ibikure mu kazi ibikure mu nevastiko ibikure mu bana bacu ibakura amenyo n'izina rya Kristo Yesu. Imana izabikura amenyo mu myambaro izabikura amenyo muri karitsiye iyo baba Imana ihibazwe cyane izabikura amenyo bimwe bitwikira ubukwe. Imana nihibazwe cyane. Abakobwa bacu bashyingirwa abahungu bacu babone Imana ihibazwe babone impano. Imana izabikura amenyo abana bacu biga Imana itanga ubwenge mu ishuri. Imana izabikura amenyo. Imana nihibazwe cyane. Ababyeyi babone Imana bitabagoye. Imana bedoni ya sasota bedoni ya sayego izabikura amenyo. Ariko Imana ihibazwe cyane. Twambara agatimba izabikura amenyo izabikura amenyo. Perezida ndashoje hanyuma perezida windeganya nawe ufashirwa kuca gahunda ariko izabikura amenyo gateye ibishinya n'ibihanga munyihangane umukiza kurisha imbuto yagiye uburemererwa ry'agatera pratique ntibashaka ko tujyana abantu bose mu ijuru numva nta muntu ntabuza kujya mu ijuru simukire gahunda ngo baba ariko niwe nasoza perezida niwe nasoza rukwikwima bari komeza kwimbaza mu mavuta hanga yatuma yica gahunda Imana rivuye no ajya muranze Imana ishimwe ntacyo bitwaye. Ariko perezida namenye ko muzasohokera ahantu kuri ntuza Imana ibikura amenyo. Imana ishimwe cyane. Imana ikadukura mu bukode. Imana ikomeza guhimbaza ikadutuza mu zacu ashimwe shoka byaragaheka tudakojejeho imitwe y'intoke iyo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo igakoresha itegeko rivuye ibukuru ikavuga ngo tutegera menase kontorore ikavuga izabakubitira imbwa n'imbwa ibikoshi n'imikasiro. Imana ikomeza guhimbazwa ikaduha gakondo mu karere ka Huye. Nta data nta mama nta barafe nta petit frere nta shangazi nta tate nta tantine. Iyo nayo nyine igafata umwanzuro w'imizu ikavuga ngo gatera mu bukode winjira iwawe nanjye asiga nkanda ku rukuta ngasuzugura ihene zose ariko haleluya. Abantu bamwe baracyuha uritobane kuri haka banguru ngo dore urucebe rwayo kandi bagiye kuri urwo rucebe runarwo ruzavamo umwerero mwinshi. Uritobane kuri abarokore
bakavuga ngo amafaranga umuntu yabona amafaranga ngo yakuye kuzimu muri kuzimu naho amafaranga Imana tuna amafaranga igihe tukuzina rya Yesu tubafate ku mwana Mana tufite amafaranga dayimone kuna unanisoni bake usaba dayimone wagira amafaranga Imana tuna amafaranga igihe kingari wewe urabona uzaje twambaye kositimu yo kumubyiza urengere bafate ku mwana dayimone bareka kumujya hanze tuzabaho ibaga yo kubaha Imana twese tuvuge ngo amen aberwa muyakure mu rwobo hanyuma muyakure mu umushyitsi w'imena ujya kuza kubasura mu muganize nk'umushyitsi mbese hafi aho ngaho ngo birangize avuga ngo kandi pura y'umusore cyari kubamarira ejo n'imihangana zabaha ihagije ariko Imana ikomeza guhimbaza biradusaba kumvira Imana kuko iyo yavuze hanyuma n'intare zirayumvira ngo birangize hanyuma ngo Daniel bamujugunya mu basanga marayika yahamubanjirije hanyuma ngo zikimara kumubona zikarimo umushyitsi mwiza ndasaba Imana yohereje marayika tubangiza mu yandi ntambara zacu byari kuturangiza bigahita ruhanira hanyuma ziravuga ati none se hanyuma ko umuntu uvuye ahangaha akatubwira ngo umushyitsi w'Imana ugiye kuza kudusura ngo se mbese waba umuzi hanyuma Daniel avuga ati reka nze mubabwire avuga ati nagakinga kabako n'ubwoga mu bwongo n'isanga bitarumba igiti kiganza amarugo n'amabara y'umusenga iyo batubanza aratwemera badushaka dukira kanzu batunyura akaduhuriraho bagutega ibisaka duha imyaka bagutega tuzikamira y'inka akadukamira y'inka n'ubundi nyaruganda ntikama hanyuma muvuga ibigwi hasigaye siyo kabyara agaheka abantu bavuze amazina y'inka batahira ibyo ngibyo abandi bavuga abandi batahira ibyaha ariko twe tuzavuga Yesu ikibyimba kimeneke uzabona azajya mu munsi twese tubaye turakiza Daniel muvuga ibigwi hanyuma yadukuye mu birara atwambika ibirato adukura amatara n'amakofe atwambika amakote adukura mu bugoro ubugome burashira adukura mu rwaba urwangano rurashira adukura mu mbete zatuzana imbere adukura muri mitsingi tumutsimbaraho tuzamuvuga byose ni hahandi adukura mu kiganza adushyira mu kiganiro cy'abana b'Imana adukura mu mashinge aturebera amashinge Imana ni ihimbaza cyane adukura mu mashara adusasira amatera adukura mu misambi atwohereza amashuka ariko haleluya nabuka dusenge tuzamuka twahereye mu gitondo Karani mani muhumugisha amabara yombi havuye muri ry'umukara ariko bito guhimbaza hanyuma yanyakiriye ngeze gisanze hanyuma birangije cyo genda ari mu buzima buri bwa kandi ugapfa ntugakire gaserumo hanyuma birangije kerera katonera ibishyimbo by'umutonore hanyuma yagize akatuzanira kwa chance na mama chance yo kweka Imana ngo ndatorero banyagisanze sizabavuga nawe barafashije barantabaye ndi mu buzima buri danje ariko hashimwe Imana Imana ikomeze guhimbaza ezo praisi sonema ado egere munevasa ko pradide sone egere ai pas tofe egere pereza bavuga ni bavuge hanyuma wo uvuge Yesu Imana himba squad intipadato sobe ego itabanu bara eborias itimana yakuvuza kiruta cyabande borias abi kinibania san benwatamba kiruta cyabanu bakuvugaho ndashimira Imana yo kabyera gahinda batuvuga nabi katuvuga neza bakadutega Imana igategura bakavuga ati tuzabihwanyirizamo Imana ikatwambika amababa tukarinda bariyeri z'abadayimoni badutega bagasanga Imana irahabaye hanyuma twongeye tuzamura icyubahiro Imana rikomeze Imana ishimwe reka ndekeraho murakoze cyane niba rero ntabisha kuzina rya Yesu hanyuma tugiye gusenga ariko hanyuma tugiye gusenga muri ubu buryo Imana ishimwe hariho ushobora kumva ijambo ry'akabati kugira ngo mpabwe ku munezero nk'abarokore hanyuma se make uvuye kuko dushobora kunezerwa mu isi ariko bikazanangira mu ijuru tugezeyo hanyuma tugaca imbere y'intebe y'imanza basanga mbese makeya bitaratunganye bagahita batoke batoye ntabwo kigiye watahiye umunezero wo mu isi ariko nta juru rihari byose biratuganze cyane kuko hari igihe abantu bafashwa harimo n'abifasha Imana dutabarire hanyuma reka nkubarize muri iri teraniro ngeze babwira ko twajyaga tujya kuvoma ku iriba hanyuma tukivoma kuri robine mu kabande hanyuma tukavoma amazi tugateka tukajyana agatsitsino ku kirokosima hanyuma bamuhozo bavukiye mu mujyi Imana rikomeze nta myaka barwaye hanyuma dutsindaho gukwatirwa uriya mwaka utakire kwiba uba ari urugano hanyuma reka nkubarize muri iri teraniro ese nta muntu uvuze ati njye mu ijambo ry'Imana hanyuma kugira nanjye mvuge umunezero nisemo gukizwa nanjye mpakira Yesu nk'umwami n'umukiza muri iri teraniro batambo hazamura ikiganza hanyuma musengeye isengesho ry'umwihariko umuntu ushaka gukizwa akakira Yesu umwami n'umukiza ariko bwa mbere zamura hata musengere kwigengera Imana igukomereza amahoro muze hano
nuko nicyo gituma abantu baterana utamukazana tubigirira Imana kwizina rya Yesu. Imana itanga amahoro, Imana itanga ubuzima, Imana itanga ibiro bike, igatanga gufashwa, igatanga n'umwuka wera. Muze abashiki bacu Imana ibareba n'amashimwe bati mufata agakiza mu mwakira nk'umwami n'umukiza, abahindura amateka barebera amashimwe. Imana ikomeze igiye burata